hari ibintu atabamenyereye nko kumbona mu itangazamakuru bwa mbere urumva bigomba kumuvuna, ariko nanone iyo ari umuntu wumva uramwicaza ukamuganiriza akabyumva. Tubwira ibintu bitatu wakundiye Steven. Ibintu bitatu nakundiye Steve, icya mbere ni impano y'Imana imurimo. Yesu ashimwe. Yesu ahimbazwe. Amakuru yawe meze neza? Yego ndashima Imana. Tugize amahirwe yo kukwakira. Watangira wibwira abantu bagukunda kandi bagukurikira. Amarira marira marira, amarira marira marira, tuzayahozwa. Amazina ni Herozike. Amarira tuzayahozwa, niyibeshaho, bishatse gusobanura iki? Tuzayahozwa koze birumvikana n'amarira, anibihe umuntu abaciyemo by'intambara n'iki, ariko nyuma y'ibyo bihe banki hari gutabarwa. So niyibeshaho nanone biraza bigaruka kuri iyo amarira n'ibiki, ubuzima umuntu aba arimo bwose ni Imana. Yego. Ubundi umuntu nka Ziggy, uyu munsi hari abantu bakubona haba kuri screen, social media, ufite imyaka ingahe? Ese umaze igihe kingana iki ukora umurimo w'Imana? Ziggy imyaka ni 22. Umurimo w'Imana ni igihe kinini kuko natangiye kuririmba muri korali z'abana ndi umwana. So ibintu bya kariyeri byo mbitangiye no mu mwaka. Yego. Usengera hehe? Utuye hehe? Ubu kubarizwa muri Restoration Kabuga ni naho ntoye. Tugaruke ku bijyanye n'impano yo kuririmba. Umuntu wese aba afite abantu yigiraho cyangwa banafata nk'icyitegererezo cyangwa abo twakwita abantu bamufasha mu by'uru rugendo. Wowe tubwire nk'abantu bane wumva ujya wigiraho gukora uyu murimo. Abantu bane nigiraho, uwa mbere ndamukunda ni Gaby Kamanzi, uwa kabiri Aime Uwimana, uwa gatatu ni na Israel Mbonye binakora ni sawa, uwa kane Richard Ngendahayo. Kubera iki Israel Mbonye? Israel Mbonye ikintu mukundira ni indirimbo ze zirimo ubutumwa bwiza. Aramutse akubwiye ati dukorane indirimbo, wabyakira ute? Koze ni ibintu bishimishije, nabyishimira ko. Dukomeze tuganira. Mu minsi ishize duherutse kubona ifoto navuga yuko ari nk'urufunguzo rwacanye imodoka y'urukundo rwawe n'umusore mukundana mu rugendo rw'abanyarwanda cyangwa rwa showbiz muri gospel mu Rwanda. Iriya foto uriya muntu uriho ni wowe cyangwa n'undi muntu? Umuntu uriho ni njyewe. Yagiye hanze ite? Uburyo ifoto yagiyemo hanze ntago mbuzi, so ko mwayibonye rero niko nayibonye. None se ko baravuga yuko ishobora kuba yarashyizwe hanze nawe byaba ari byo? Okay, mu itangazamakuru sinjye, ariko kuba yarageze hanze byo byose yavuye kuri status yanjye. Uyishyira hanze, gerageza usubire mu buzima warimo icyo gihe. Kenshi nk'umuntu hari igihe ajya mu bibazo agaturika akarira cyangwa akajya areba agafata akamwenyura. Sa naho usubira muri ibyo bihe ku buryo n'umuntu utaruhari utaruzi ibyayo ugerageza kumwumvisha karukuruzi karimo kagukurura kugira ngo ubashe kubwira abantu ati sheri jya ureba muri kamera, ibyo bintu. Ese ubundi sheri wawe ku kintu kijyanye no kureba muri kamera biramugora? Okay, ikintu cyo nabonye akenshi ku mafoto yenda yandi asanzwe nayo twifotoza, sinzi nimba atinya kamera simbizi, gusa ntabwo akunda kwifotoza areba muri kamera. Gushyira ifoto ku rubuga kuba narayishyizeho ni nk'uko nashyiraho n'izindi zose. Izindi wigeze ushyiraho wenda twakwita zose, waduha nk'ingero? Ese ni izawe? Ese ni iza Israel Mbonye umuhanzi ukunda na Aime na Gaby, cyangwa muri rusange
rusange niwe wari ubonye ko atinya kamera, uravuga ati ariko byaba byiza ndamutse naneretse na ba bantu wenda bashobora kuba banyirukaho nkaba mbahaye gasopo? No, ifoto nari nshyizeho ntabwo ari ukuvuga ngo wenda hari izindi zijyaho n'ikitwa n'izindi nagiye nshyiraho zanjye nawe. Kuba narashyizeho ijambo ngo jya ureba muri kamera nyine uko ifoto irabigaragaza deja ko atarebaga muri kamera, niyo mpamvu nashyize iyo komenti. Hari abantu benshi bakunda gutangaza amafoto kuri social media batanga ubutumwa. Hari nk'igihe bavuga ati uyu mukobwa cyangwa uyu umusore ubivuga akavuga ati abakobwa bamereye nabi reka mbabwire babe banditse, cyangwa umukobwa akavuga ati abasore bakomeje kunyibeshyaho n'iki. We n'indi muntu waba warahagira message? Nta muntu nahaga message kuko si yo foto ya mbere, abantu basanzwe n'ubundi babibona, inshuti zanjye ziramuzi n'inshuti ziwe ziranze, so nta message nyine donc ni foto nyine bisanzwe. Yego, iyo umuntu atangiye kumenywa n'inshuti z'undi biba bisobanuye ko hashobora kuba hashize igihe kirekire. Mwebwe mumaze igihe kingana iki muri mu munyenga w'urukundo? Igihe tumaranye si gito nta nubwo ari kinini. No, ntabwo bisa nyine mubate ko si gito si na kinini. Ubushize ubwo twaganiraga n'umwe muri mwe yatubwiye ko umwaka ushobora kuba urimo, ugereranyije kuko byaba ari ukuri? Ishaka unarenga. Ushaka kuba urenga. Tugaruke iriya foto yafotorewe. Ifoto ni Gisenyi ku mazi. Mwari mwagiye ku mazi, mwari mufiteyo ibirori, mwamazeho iminsi ingahe? Ese niki cyakushimishije cyane kuba uri kumwe na sheri wawe ku mazi? Nta birori byari biriyo, no gusohoka bisanzwe. Kunshimisha of course iyo turi kumwe barumva binshimishije. Waba ufite gahunda yo kuzasezerana muri ADPR? Ibyo ni ibyemezo by'urukundo. Icyemezo cy'urukundo. Urukundo ruramutse rukwemeje yuko mujya muri ADPR wajyayo? Cyane. Ni ubuhe butumwa uha abandi bakobwa bakundana bakorera Imana bakabihisha? Ikintu cya mbere, niba ukunda umuntu ba proud yiwe. Numva biragoye ko urukundo nyakuri rwihishira, simbizi nimba binabaho. Akenshi umuntu uhisha urukundo ntekereza ko barimo izindi mpamvu zitari nziza. Umuntu ubikora ntabwo nemeranya nawe ko rwari n'urukundo nyakuri. Ubwo ukamusaba iki? Icyo musaba icya mbere ni ukugira amahitamo meza. Ikindi amahitamo yamara kugaragara akaba proud y'ibintu arimo. Yego. Ababyeyi bawe babonye iriya foto, inkuru zisohotse barazibonye? Barabibonye. Bakubwira ngo iki? Tunyuriremo umuntu wa mbere wenda waba yaragize reaction, amagambo mwaganiriye tubwire. Umuntu wa mbere wayibonye ni umutonto wanjye, niwe wabinyeretse, ariko nyine nshaka kumbwira ko ntabizi. Nawe ntiyabizaho cyane, ariko nari nzi ko kuba byageze kuri tonto deja na mama byamugezeho. So na mama nyine arabimenya, ariko yamenye undi munsi ukurikiyeho. Nk'umubyeyi hari ibintu atabamenyereye nko kumbona mu itangazamakuru bwa mbere, urumva bigomba kumuvuna, ariko nanone iyo ari umuntu wumva uramwicaza ukamuganiriza akabyumva. Tubwire ibintu bitatu wakundiye Steven. Ibintu bitatu nakundiye Steve, icya mbere icyambere ni impano y'Imana imurimo. Icya kabiri, intambwe yateye yo kungira icyizere mu bakobwa bose yari azi abahura nabo, akemera kunkunda. Icya gatatu, uburyo abanamo n'abantu. Tugeze mu gihe urukundo watubwiye ruguhaye icyemezo cy'uko ushobora kubana na Steven. Niki kintu wumva uzanezererwa umunsi muzaba mukoze ubukwe? Ikintu cya mbere kizanshimisha no kubona njye nawe nyine tubaye umwe. Hanyuma nyuma y'ibyo nyine ngo n'ibiti byose bizakomeza binshimisha. Tuvuga ugiye kubyara umwana,
wawe na Steven mwari mukeneye umwana w'umuhungu ubyaye umukobwa, uzabyakira ute? oya aho ngaho kamemo ntekereza ko abantu bakijwe ntibatekereza gutyo, kuko Imana niyo itanga kandi itanga uko ishatse bitewe n'inyungu zayo. So kuba rero byagenda uko nguko, ibyo ni ibintu bikwiye no kwishimirwa. Hari impamvu uwo mwana abaje. Tubashyikirize message ikomeye isobanuye ku kijyanye no guhitamo umwana mubyara, yaba umukobwa yaba umuhungu. Mwakira impano y'Imana. Tuzongera gusubira ubutaha. Murakoze. Brabatalk ni ijwi rishize amanga rivuga ukuri, rigasesengura ibibazo bikomeye byugarije umuntu kandi rigatanga inzira zishobora kumufasha kubyumva no kubishakira ibisubizo. Brabatalk.